Yesu yaravuze ngo yemwe abafite ifeza n'izahabu mwese ni muzi n'abatazifite namwe abatazifite. Rero kuvuga ngo Aline nzasengera umuntu ufite amafaranga utayafite sinzamusengera, iryo kosa njyewe nahawe impano yanjye ntabwo nayiguze nkuko nanjye ntemereye kugira gute kuyigurisha. si n'igishoro nta nubwo ari igishoro kuko nta njyewe narasenze Imana iravuga ngo akiragenda usa n'imitima y'abantu yagize gute yakomeretse. Ntago rero hari benshi bagenda bitwaza kuko Imana yagize gute yamaye nzagirwe oya niba Imana yaraguhereye ubuntu tangira ubundi cyane. ako pani by'abahungu bavuga ngo ntago ari byo muze mwakobwa ahubwo ndavuga mu buryo bw'umwuka. Imana yaguhaye impano nta kiguzi uyihaye, uri kujya gusengera abantu ubanje kubaha babanje kuguha ikiguzi. Umva ibyo umva ikinyuranye aho kiri. Yes turabakunda cyane marabwa iciro kuri twebwe. Imana ikomeze bahumugisha cyane. Amazina yanjye bagita Mr. Kemono the Grey nkuko bisanzwe. Turabakunda cyane mwe mudahwema kukurikira Aline Official TV. Iyi ni umuyoboro ugenda ucishwa ibiganiro bitandukanye bwivuga butumwa bw'abatumirwa batandukanye, hari abo Aline aba yatuzaniye cyangwa se ku giti cye. Ubwo rero mwese mukomeza kudukurikirana mukanadukunda nako turabakunda. Imana ibahikoramo. Ya nkuko mubona kuri kamera ni Aline Official. Aline umeze ute? Yemwe ntawamenya. So ikibazo cyawe wowe wisekera disi. Haba mu bibazo haba no byishimo hosora. Hajya baravuze ngo haba mu byiza no mu bitugomba kugira gute guseka cyangwa se gushima n'Imana. Imana guseka kwishima nta mpamvu yo kugaragaza ubundi sinzi ijambo nakundaga kurivuga kirazira ubundi kirazira kurira imbere y'umuntu ushaka kurira ahubwo sekera imbere y'ushaka kurira. Hari abantu benshi baba bashaka kumbona ndira ahubwo nyine agara kuvuga ko ndarira pe nyine ndarira nkajya mu cyumba karira iyo nabonye ikintu kibabaza ariko nagera imbere y'abantu nyine gaseka kugira ngo sekera imbere y'abanzi. Okay, so ubwo rero tumaze iminsi twumva ibintu birimo gucaracara ku mbuga zitandukanye. Nawe nyine uratanga kubahamyaho gakeya. Hari abantu basigaye bashaka nkuko wigishije wenda mu kiganiro cy'ubushize, ntabwo abantu bose ariko baba bakwishimiye. Hari abifuza ko watera imbere, hari n'abandi batifuza ko wagira gute utatera imbere. Ni kuvuga ngo rero hari abantu basigaye bakoresha amazina yawe cyangwa se wenda simbizi bamwe wenda mwakoranye mwagiye murakorana kera, basigaye bakoresha nyine izina ryawe ugasanga barikoresha mu bintu bibi bitari byiza. Ubwo rero abakunzi bawe kugira ngo wenda batazatungurwa cyangwa se wenda ugasanga babigizeho k'urujijo, wagira icyo babwiraho biba welcome. Ubundi tugendeye ku magambo y'Imana, hari ijambo rivuga ngo yemwe abafite ifeza n'izahabu namwe abadafite ifeza n'izahabu mwese ni muze munywe ku mazi meza y'ubugingo. Yemwe abafite ifeza n'izahabu, ukuvuga ngo yahamagaye abantu bose. Nta muntu n'umwe yigeze asubiza ngo nta feza ufite cyangwa wowe ngwino kuko ufite izahabu ngo uzasengerwa kubera ko ufite amafaranga. Wenda ibi bintu byagiye bigaragara kenshi gashoboka. Ngenda bimenya bimwe sinabimenya ibindi ndabimenya. Ari abantu benshi bagenda banyitirira. Arabo dukorana ibiganiro social media tugakorana ibiganiro kuri YouTube. Twakorana ikiganiro kujya turi kumwe akaza akagusaba amafaranga.
Aline yagize ikibazo runaka mumufashe cyangwa se Aline cyangwa se kakubwira ati ngiye kugira ngo ngusengere wampa amafaranga ya naye. Mu by'ukuri Yesu agiye guhamagara yaravuze ngo yemwe abafite ifeza n'izahabu namwe abatarifite mwese ni muzi bose ni bazi. Bisobanuye iki? Kenshi tujya twumva bano bantu bagenda kugura impano. Buriya nigeze nicarana n'umuntu cyangwa se twari twicaye mu musozi turi gusenga, Imana iduha ihishurirwa turiganiraho. Iratubwira ngo bano bajya kugura impano buri kwezi bagenda bajya ijana amafaranga kugira ngo babongere impano. Ujya kugura impano Jya kugura impano mu bihugu bitandukanye kandi mugari. Nawe tekereza iki kintu, amazi acikemo kabiri, amwe ajya uruhande rumwe yikore gutya ikizeru ku buryo uwo muhanda wari wumye kandi ari mu mazi mo hagati. Hanyuma n'ikindi n'andi mazi akagira uruhande rumwe, Imana ikayategeka ngo ntimurenge hano. Dufite Imana igitegeka amazi kandi amazi ntabwo ajya yumva. Uzamena amazi uyategeke ngo hagarara aho ngaho urebe kazahagarara. Ibyo se biba. Ariko dufite Imana igibasha kuvugisha n'ibitumva bikuka. Dufite Imana igibasha kuvugana n'umwuka. Umwuka nawe ukumva ko ari Imana ivuze. Ngo Imana irangije ihita icamo umuhanda iwucamo nta muntu umwe ubigizemo uruhare, ariyo yonyine iciye mu muhanda. Impamvu Imana yakoresheje iriya nkoni ni iyi: hari ubudahangarwa abantu b'abakozi b'Imana bafite. Hari ubudahangarwa, hari ugutegeka kw'abakozi b'Imana Imana yaduhaye, ariko ntabwo tuzi kuwukoresha cyane rwose. Imana yahaye uyu Mose iyi nkoni, iyi nkoni imira inzoka z'abakonikoni. Mose yari yibagiwe ko afite iki? Inkoni. Imana kugeza ubwo imubaza ngo ufite iki mu ntoki zawe. Mose yitegereje asanga ni inkoni imwe afite, aravuga ati ni inkoni. Aravuga ngo iyo nkoni wibagiriwe ko yamize inzoka, bivuze ngo iyo nkoni yari ifite izindi mbaraga cyane. Imana yari yarashyize muri iyi nkoni. Hari imbaraga Imana yaduhaye ku bantu b'abakozi b'Imana nyakuri. Muri iki gihe hari abakozi b'Imana ba pirate, hari abakozi b'Imana b'imbobo, hari amabandi mu bakozi b'Imana cyane n'abakozi b'Imana nyakuri. Hanyuma noneho ngo Mose yikubita mu mazi, akiyikubita mu mazi amaso yose acikamo kabiri. Akimara gucikamo kabiri bose bahita bamuka. Uwa nyuma wakuyemo ikirenge, babandi bose babirukagaho ya magare ya bose bari bageze hagati. Bakima ngo Yesu arababwira ngo nimuhindukire, ngo bahindukire basanga amagare niyo ari kureremba hejuru, abandi bose amazi yabibirinduye. Bivuze iki? Imana ishoboye kugukorera igitangaza cy'akanya gato. Imana ishoboye kugukorera igitangaza mu munota umwe kikazavugwa n'abantu ibihumbi. Imana yagukorera igitangaza, wowe wiheze Imana yagutabara mu kanya gato. Wowe uri kumva ko byarangiye, Imana yagutabara mu kanya. Wowe uri kumva ko nta butabazi, wowe uri kubona ko uri kureba hirya no hino ukabona nta butabazi. Imana ifite aho izavana ubutabazi ku buzima bwawe. Imana ifite aho izacisha inzira. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana tuyibwire ngo n'ahatari inzira ni mu kwawe uzahaca inzira, ariko inzira twambuke, kuko ibiri kutubuza kugenda ni byinshi cyane. Ibiri gutuma duhagarara ahantu hamwe ni byinshi, ibiri gutuma tutakira ni byinshi. Imana ica inzira, nimara guca inzira niturangiza twambuke tugende. Imana ishimwe cyane. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishoboye byose. Urakomeye. Uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turagushimiye, uri umurengezi. Witeka we. Uyu mubyeyi wabuze akazi, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Gire neza Mana. Uri Imana ica inzira aho zitari, ndamya akazi ku buzima bwe. Uyu mugabo nawe wari ufite imodoka, ariko dayimoni akayimuriganya, ndamusengeye kugira
kugira ngo wongere umuhereze ikinyabiziga. Uyu mubyeyi nawe yabonye inda ivamo akabona inda zivamo. Muri aka kanya ndasenze cyane kugira ngo ushake igitambo utambire ubwoko bwawe, kugira ngo Uwiteka ushake igitambo utambe ku rubyiruko, ushake igitambo utambe ku bagabo, ushake igitambo utambe ku babyeyi, ushake igitambo utambe kuri uyu mwana wavutse avuga ariko kugezana n'iyi saha atavuga. Yabaye ikiragi mu myaka, yabaye ikiragi akiri umwana mutoya w'imyaka 5. Nyemerera umuhereze kuvuga mugirire neza ma Yesu Kristo. Hari abarwaye kanseri, tegeka rimwe bazagushima. Umuririmbyi aravuga ngo amarira urira nonaha nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Turakwinyize kugira ngo ahari umuborogo wahindure kwishima, ahari amubabaro wahindure guseka, ahari agahinda wahindure kugubwa neza mu izina rya Yesu. Ahari ukurota nabi uhereze kurota neza mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Ahari ubukene washire gukira, ahari witekanya guhera ku ngoma, ahari agahinda hashira umwinezero mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana ishoboye byose, kandi wakoze kuri Imana mva gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, Imana ibamere umugisha cyane, ndabakunda. Nawe wakoze cyane. Imana ishimwe. Sawa.